Iby'imibonano mpuzabitsina mu kazi. Ubushakashatsi bwakozwe n'impuguke mu by'imibonano mpuzabitsina Alain Herrire bwagaragaje ko abantu bose batanganya amahirwe yo guhuza ibitsina aho bakora, kuko abakoresha aribo bagira amahirwe menshi yo kwigondera umukozi bakamusaba ko bakora imibonano mpuzabitsina kandi bigakorwa nk'uko babyifuza. Ubu bushakashatsi uyu muhanga yashyize mu gitabo cye yise Aimer bugaragaza ko mu mirimo ikunze kugaragaramo ubushotoranyi bushobora gutuma habaho imibonano mpuzabitsina ku bantu bakorana, harimo itangazamakuru aho batunganyiriza uburanga, hakiyongeraho na zimwe muri entreprise zikoresha abantu akazi k'imvune n'agasaba amasaha menshi umuntu ari mu biro. Ba nyakabyizi ngo nibo nibura bashobora guca ukubiri no gusambana na ba shebuja, kuko akenshi bakora bacyura ayabo byarimba bakanirukanwa. Ubushakashatsi bugaragaza ko abakoresha barangwa n'uyu mukino mpuzabitsina baba bafite umutima utagira igihunga. Gusa ariko ubushakashatsi bugaragaza ko hari ibigo bimwe na bimwe byashyizeho amategeko ahana abayobozi bashaka gukoresha abakozi babo imibonano mpuzabitsina. Ibi bigo birimo ahanini amakompanyi y'indege, aho usanga gutereta umukozi ari kirego kuko bishobora kwica akazi. Mu gitabo cyitwa Cupidon au Travail, umwanditsi agaragaza ko nibura mu mezi 4 iyo ukorana n'umuntu uba ufite amahirwe menshi yo kuba mwamenyana mukanagera ku ngingo, njye byagufata hagati y'amezi 4 n'umwaka kubona inshuti igihe ushakishiriza inyuma y'ibiro cyangwa uri nyakabyizi. Iby'iki gitabo ariko binagaragaza ko nibura 20% by'abashakana baba barahuriye mu kazi bakitanaho muri byose, bikarangira biyemeje gukomereza urukundo rwabo mu rugo. Mubigejejweho na Bangambiki Habyarimana, bangambiki.com.